help me welcome nyuma y'imyaka inakize kanseri the 39th president of the United States, Jimmy Carter. n'amezi anaguye akavunika itako akamara ibyumweru yivuza uwahoze ari perezida wa Amerika Jimmy Carter aracyahagarara agashinga agasubiza ibibazo kimwe nyuma y'ikindi by'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Emory ahura nabo buri mwaka dore hashize imyaka 38. ntekereza ko ari ikibazo iyo abanyapolitiki tubakabirije ariko Jimmy Carter ndamwubaha cyane. Gianluigi Zaninelli uje bwa mbere muri uyu mubonano avuga ko yaje yiteguye kumva Jimmy Carter. Nakomeje kumva abatari mu ishyaka ry'abademokrate bamuvuga nabi cyane. Gusa ariko Zaninelli azi neza ko ibyo bavuga kuri Jimmy Carter babihera ku gihe yari ku butegetsi. Kubera ibikorwa byiza amaze imyaka irenga 40 akora, tumubona nk'umuntu mwiza witangira abandi kandi agafasha. Icyo navuga nuko ngikurikiza inama mwarimu wanjye yangiriye. Yarambwiye tugomba kugendana n'ibihe kandi ibihe turimo bihora bihinduka. Ariko ugomba kugendera ku mahame adahindukana n'ubunemera nko kuvugisha ukuri no gufasha abandi. Mu kiganiro haye gusa ijwi rya Amerika Jimmy Carter yavuze ko atangiye kumva agenda asaza. Ubusanzwe buri mwaka najyaga muri Afurika inshuro 3 cyangwa 4 nkajya no mu Bushinwa. Ubu sinkijya mu bihugu byo hanze ariko ndakitangira ikigo cyanyitiriwe. Ikigo cyitiriwe Jimmy Carter hakiyoborana n'umufasha we Rosaline kigashyigikira amahoro kibinyujije muri gahunda zinyuranye nko kohereza indorerezi mu matora no kurwanya indwara y'urunyo bita Ver de Guinée. Gusa rero iriya ndwara isigaye ifata n'imbwa ku buryo Jimmy Carter ashobora kuzacyura igihe atabashije kuyihashya ubutagaruka. Ndibwira ko twatumye abantu bagera nibura kuri miliyoni 80 batandurira iriya ndwara y'inzoka yo mu nda bita Ver de Guinée kandi barashoboraga kuyandura. Perezida Carter ni nk'umutagatifu ku banyamerika. Abamukurikiranira hafi bavuga ko Jimmy Carter yatanze urugero rw'indashyikirwa ku byo abahoze bayobora Amerika bashobora gukora. Kuba akiriho kandi akaba yifuza gukora ibyiza bishoboka mu gihe akiri hano ku isi bimugira igitekererezo ku banyamerika ndetse no kubaba ku isi bose. Jimmy Carter n'umufasha we Rosaline bavuga ko bazakomeza kwitangira ibikorwa byo guhindura nziza isi tuwe n'abantu igihe cyose Imana izaba ikibatije ubuzima.